Good morning. Hano rero tujye kwiganirira ku nkuru naraye mvuzeho ariko sinayivugaho neza, sinayicamo mu magambo arambuye. Hano rero reka mba playing video Godfather na buri kantu bari kuri live bari kuvuga kuri aga promoter cyagiye imbere bari kuvuga uburyo nyine afunzwe n'iki, buri kantu yari kubivugaho avuga ko hari ahantu yaciye agasanga hari inkuru yuko aga promoter ngo bamucishijeho nyine ari mu maboko ataraye. Noneho aka kantu sinzi, hari igihe nyine umuntu avuga ikintu wenda atanacyitayeho ariko ameze nk'uri guhanura. Hano hantu Godfather yari ameze nk'ari guhanura. Mwumva aka kantu nawe reka tukure ko ukomeza ukora ibizatuma ujya nawe bagufunga kuko nigize ibyaha yasize amafaranga uzazira uburiri ibaze. Dore ngaho mbabarira inyumvire. Ni ukuvuga ngo yaramubwiye ngo reka tukure kuryame, ngo we yazize amafaranga wowe uzazira uburiri. None koko nibwo azize. Ariko impamvu uyu mutipe abantu benshi nyine bamuteraga amabuye bagaruka ku kintu cy'inuza n'ukuntu iyo byageraga ku bintu by'abakobwa yitarutsaga agashaka kwerekana ko ntabwo yazira abakobwa, urumva ntabwo yazira igitsina gore, ariko birababaje ibintu yazize. Buri kantu yasuwe n'abakobwa babiri bamusaba ko yabazamurira cano. Bibaho cyane kuba wafata umuntu uzwi nk'uriya ukaba wamusaba ko yagira ahantu akura cano yawe n'aho ayigeze. Ubwo rero muri uko kubimusaba byabaye ngombwa ko abakobwa bajyayo kugira ngo babivugane cyangwa babiganire. Bagezeyo rero ibyo abahungu namwe murabizi, ariko nkibaza ubundi bari abakobwa bumvaga umuntu agiye kugufasha aragutegeye, ugeze iwe aguguriye icyo kunywa, ubundi gute ukenera ubufasha udashobora no kwitegera moto cyangwa imodoka? Ibyo reka tubireke. Ubwo abakobwa bagera mu rugo bavugana n'uriya mutipe, agira umwe abwira ngo naze mu cyumba. Umukobwa aranga nk'ibisanzwe. Urumva hari ukuntu uvuga ati jyewe niyo nakamamara ariko sinakamamara ari uko nagize icyo mbanza gukora. Muri uko rero kubyanga, umukobwa umwe buri kantu ararakara, arababwira ngo ntabwo muva ahangaha mutanyishyuye ibintu nabatanzeho. Kandi murabizi hari abahungu bagira utwo tuntu, ugasanga umutipe aragutegeye arakuguriye ntabyo wamusabye, urumva, ariko haba ikibazo akakubwira ati nsubiza inkweto naguhaye, nsubiza imodoka naguguriye. Murabizi hari abantu benshi bajya babwira abakopine babo ati nsubiza, kubera ko nyine batandukanye, akamubwira ati nsubiza ibi, nsubiza ibi, nsubiza ibi, cyangwa ati nyishyura amafaranga nagutakajeho n'ibiki. Wenda nawe ari muri urwo rwego nyine rw'abo batipe bameze gutyo. Umutipe nanjye nibazaga ukuntu umuntu ashobora gukingirana mu nzu akuziza amafaranga, abizi neza ko afite abantu bamuhiga, urumva, kuko uriya mujama afite abantu bamurwanyaga muri ino minsi, urumva, kuko iriya video babanza kuyishyiraho, iriya video bavuga ngo niwe wari urimo ukora biriya bintu n'uriya mukobwa. Mu by'ukuri nimureba neza iriya foto, uriya mutipe yambaye iherena, kandi ikindi ubwanwa bwa buri kantu ntabwo burimo intuza, buracucitse. Hano nimuhareba neza hano murasanga hacucitse, ntabwo hameze nka kuriya. Rero niyo mpamvu iriya video ntabwo ari iya buri kantu. Nimba bafite n'izindi bazazizane, ariko iriya yo ntabwo ari iya buri kantu.
uriya muntu yambaye iherena, ikindi afite ubwanwa rwose hano ntago bucucitse buriya bwanwa, biratandukanye cyane. Twikomereze. Ni uko wenda afite igipara kandi na buri kantu akaba yariyogoshesheje. Icyo rero ngiye nashakaga kuvuga kuri buri kantu. Buri kantu mu by'ukuri nanjye numvaga ari ibyo bintu yazize byo kuvuga ngo yakingiranye abakobwa mu nzu. Kumbe bari abakobwa bari bafite video ye bamufashe ari kwitamo. Numva ari kunywa buri kantu ntabwo anywa inzoga, ariko afata ibindi bintu nyine bikomeye, kandi ibyo bintu ntabwo byemewe. Rero nimba bari abakobwa bameze nkaho nubwo bari baje kumusaba ubufasha, ariko atari ubufasha bwonyine, kuko ntabwo ntekereza ko umuntu yakinjira iwawe akaza agasanga hari ibintu uri gukora. Urumva wenda yumvaga ari abajama akavuga ati ntari ibi, nta mpamvu yo kwihisha, reka mbinywere hano, sibyo? Baramuri codinga. Muri uko kuri muri codinga rero ubwo nyine ubwo yabishije amafaranga, baramubwira tumva nubwo uri kutwishyuza amafaranga yawe umenye ko natwe tugufitiye video. Acyumva iryo jambo video yavuze ati namwe ntago muri buve hano, murabanza musibe ibyo bintu mubone kugira, mubone gusohoka. Nimutabisiba ntago muva hano. Ubwo rero nanjye nibazaga gute umuntu w'umusore akingirana abakobwa mu nzu, nta kindi kintu bapfuye, ngo nitike ngo ninuza. Ntago ntekereza ko ari bo bakobwa ba mbere baba bamusuye ngo bamukuzeho, ya. Ariko birababaje nyine, iyo ikintu buriya cyashitse kuba kiraba, niyo wagikwepute umva buriya nyine ni ikintu cyo cyashitse kumubaho, kubera ko ibya video byanze hakurikiraho ibindi. Ubwo rero kambabwire nk'abantu, buri kantu ribu iramutse ibyaha bamushinja by'abakobwa by'ukuntu yakingiranye abana, birabyo wenda bishobora kugira, bishobora kumufungisha, ariko bitari cyane. Ariko baramutse bamupimye bakamusangamo ibindi bintu, uriya mutipe nawe yaba ari mu bibazo bikomeye cyane, kuko basanze hari ibiyobyabwenge afata. Nk'abantu uriya mutipe yaba afite ibibazo, noneho yaba agiye kwibagirirwamo, noneho tukamwibagirwa burundu, kuko imyaka 5 yo ishobora kuba mike, ariko noneho urumva bamusanzemo n'ibindi bintu twahita tumwibagirwa. Rero guys, umva mwirinde ibintu by'abakobwa b'iki gihe, kuko ibintu bya record byabaye byinshi. Nimba umuntu azaza abwira umukobwa ati umva siga telefone kuri gate kugira ngo atakuri codinga, nimba uzaza uhura n'umuntu ukavuga ati mushyire hari amatelefone, sinzi ko record zabaye record, ama video yabaye ama video, ubu sinzi ukuntu tuzabigenza no kuri codinga kw'abantu. Sonia rero biriya bintu bari kumuvugaho yuko arwaye sida, yaba arwaye sida yaba atayirwaye, DJ Sonia rwose umva ntabwo iri ari indwara rwose yatuma umuntu aseba. Nubwo ari indwara, ni indwara abantu batajya bagirira impuhwe kubera ahantu yandurira, ariko nimba narwaye sida ntabwo ari wa mbere, si wivumbuye. Kandi ikindi, iyo ufashe neza imiti urumva ukiyitaho, sida nta kintu gutwara, urakomeza ukabaho ubuzima busanzwe. Ni benshi tubona hano birirwa bagenda kandi bazirwaye. Ubwo rero ibyo byo n'urucabana, ibyo si ikintu wasebya umuntu ngo yarwaye sida. Nimba yararwaye sida umva, keretse yaba arwaye diabete ahubwo cyangwa kanseri, nibwo twari kumusengera tukavuga ati Imana imworohereze. Naho sida abantu barayibana imyaka ingahe kandi nta n'ikintu yagutwara, wafashe neza imiti ukarya neza ugakurikiza inama za muganga. Rero guys, ibyo bihuha rwose ngiye ndi kumva bya Sonia byo numvishije ntaho bifashe. Nimba arwaye ntawamupimye, nimba baranamupimye akaba ari uwo yabiganirije, nafata imiti ubuzima bukomeze. Ni benshi kandi bahari kandi barwaye sida. Guys, mwakoze kubana nanjye, nibyo nababwiraga, nagira ngo mbasobanurire neza ikintu uriya mutipe yazize gufungirana abana b'abakobwa b'abandi mu nzu, akanga ko bataha ngo nibabanze bamwishyure amafaranga yabatanzeho. Guys, mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde, nawe utaha, bye.